Imyaka myinshi yatambutse hari indwanyi yaturukaga mu bwami runaka yari ifite uburyo budasanzwe mu myitwarire yayo kuko ntabwo ari imeze nk'izindi ndwanyi zose. Barakubwira ngo iyi ndwanyi ntabwo yitozanyaga n'abandi basirikare basanzwe, ahubwo yo yitozaga mu ishyamba, akitozanya n'intare ndetse n'ibintu by'ibisamagwe n'iki byose, kugira ngo niho yakuraga izo mbaraga zayo. Ntabwo yitozaganya n'abasirikare basanzwe. Nanone iyo ndwanyi yari yarangiye umwami kuzarara mu rukari n'umunsi n'umwe, kuko yaravugaga ngo hanze, kuryama hanze ureba ukwezi nibyo bituma indwanyi iruhuka neza, kandi umuyaga ukavugana n'umwuka wayo ikamenya uburyo izaharwanamo. Ati nanone iyo ndwanyi yavuganaga n'inkota yayo. Mbere buriya iyo yajyaga ku rugamba yabanzaga agafata inkota ye agasa nkaho nyine ayivugisha, asa nk'uyongorera, akayibwira ati wa nkota we, mwizereyemo gutwara roho zabo turi buze guhangana. Kandi iyo nkota ye mu by'ukuri ushobora kuba yaramwumviraga kuko yabaye intwari nyine, yanatsinze n'ingamba nyinshi. Ikindi, yanze kwica abanzi be b'abanyantege nke. Hari igihe byari mu ntambara, we yanga kwica abanzi be uko yamaze kubona ko ari abanyantege nke nta kintu bamugira. Aravuga ati, abwira umwami amubaje kuki utabishe, aragira ati imbaraga zitagira impuhwe zimeze nk'aho nyine ari ubunyantege nke burenze ubundi bunyantege nke bwose, niyo mpamvu ugomba kugira impuhwe. Arongera nanone asoje urugamba, ni urugamba rwe rwa nyuma kuko yari yaremeje kuzarwana ingamba zigera muri 30. Mu ngamba ze za nyuma rero, urugamba rwa nyuma arushoje, yaze kuburirwa irengero, abami babura aho yagiye. Na n'uyu munsi mu mateka ntabwo bamenye aho iyo ndwanyi yarengeye. Bamwe bavuga ko ishobora kuba yahindutse nk'imizimu, cyangwa se nyine ikireberera ubwo bwami bwa emperor.